tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Bernard Makegi ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubwo duherukana kubwiye uburyo abizera dufatanyije kamere n'Imana kubwo kwizera urupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo. Uyu munsi ngiye kukubwira uburyo abizera dukwiye kwera imbuto z'umwuka wera kuko zidufasha kugira ubwishingizi bw'agakiza kacu. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere kuva ku murongo wa 5 kugera ku wa 7 aravuga ngo ibyo abari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo. Ngwibyo abari byo bituma mugira umwete wose. Ubuzima bwa Gikristo ni ikintu gikomeye cyane. Nubwo usanga abantu benshi tubifata nk'ibintu bisanzwe mu mibereho ya buri munsi. Muri kino gihe usanga abantu benshi batekereza ko kubaho ubuzima bwa Gikristo ari ikintu tudashobora guha agaciro cyane nkuko duha agaciro ubucuruzi bwacu, amashuri yacu cyangwa ikindi kintu cyose cy'agaciro tuzi muri sosiyete. Nyamara kubaho ubuzima bwa Gikristo bikwiye guhabwa agaciro nkuko uha agaciro umwenda wambara ku cyumweru ukawuharira kuwambara gake gashoboka, nabwo ku minsi nk'iyo ngiyo yo gusenga cyangwa ku minsi yindi y'ibirori. Uko rero niko Petero yari hatubwira hano adusaba ko tugomba kugira umwete wose. Igihe Petero yandikaga urutonde rw'ibigomba kuturanga mu gihe tumaze kwizera, ntabwo yaduhaye urwo rutonde ngo tubifate nk'amasaro tugomba kwicara hasi tukabara ukagenda akurikirana. Ntabwo ari uko biri namba. Nta nubwo bimeze nko kugereka itafari kurindi uriho wubaka inzu. Ndabizi ko Petero mu rwandiko rwe rwa mbere yakoresheje imvugo shusho aho yari havuga ibyerekeranye n'amabuye mazima yubatswe ku nzu y'umwuka. Ariko kandi inshuti yanjye ndagira ngo wibuke ko amabuye yose yari amabuye mazima. Nyamara nubwo biri uko, ubuzima bw'umukristo n'urugendo kuko uwizera akomeza gukura kuzageza ku kigero cya Kristo. Ibi ni byo Petero asobanura muri urwandiko rwiza cyane rushingiye kuri iyi ngingo nziza cyane iboneka muri Petero wa kabiri ibice 3 ku murongo wa 18 havuga ngo ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, icyubahiro kibike none n'iteka ryose. Amen. Urugero rwiza rwafasha buri wese gusobanukirwa uyu murongo n'ukuntu igiti gikura. Ndabizi neza ko wabonye uburyo igiti gikuramo. Dr. Bernard Makegi avuga ko yigeze kugira igiti mu rugo yari yarahawe n'umudamu w'inshuti ye wari utuye muri Oregon ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Makegi avuga ko igihe uyu mudamu yamuzaniraga iki giti ngo cyari gito cyane, kandi ngo muri icyo gihe ntabwo Makegi yari afite ahantu ho kugitera, nuko yigira inama yo kugitera munsi y'idirishya ryo kuri salo yabo, azi neza ko kizashibuka kigakura. Imyaka yarashize cya giti kirakura kugeza ubwo ngo kireshya na Makegi ndetse gikomeza no gukura cyane birenze uko yareshyaga. Uko rero niko umukristo akwiriye gukura no gutera imbere. Ari ibintu bibiri biba kuri buri kimera cyose. Ikimera kizima kirakura, naho ikimera gipfuye kiruma. Uko niko bigenda kuri buri kimera cyose, kandi uko niko bishobora kuba biri kugenda mu buzima bwawe bwa Gikristo cyangwa bwanjye. Inshuti yanjye, niba uri umwana w'Imana ugomba gukura. Petero rero yerekanye ibintu biranga umukristo uri gukura. Iyo igiti kikiri gito kiba gifite imizi mito itinjira neza mu butaka, ariko cyamara gukura ya mizi igashinga neza mu butaka. Uko niko n'ubuzima bw'umukristo bugomba gukura. Tubona Petero atangira avuga ngo kwizera mukongereho ingeso nziza. Kwizera batubwira hano ni ukwizera duheshwa n'agakiza, ni ukwizera kuduhesha kamere y'Imana, ni ukwizera kuduhesha kubabarirwa ibyaha kugatuma dukiranuka muri Kristo Yesu. Kuri uku kwizera rero ugomba kongeraho ingeso nziza. Ijambo ingeso nziza mu Kilatini ni virtus. Umuntu yarangwaga no kuba virtus cyangwa se no kugira ingeso nziza iyo yabaga arangwa n'ibi bintu bikurikira: imbaraga, umwete, gukora neza n'ubutwari. Inshuti yanjye, ibi nibyo bigomba kuranga wowe nanjye mu buzima bwacu. Mbega ukuntu isi ya none ikeneye abizera b'abanyembaraga bashobora guhagarara mu kuri bagahamya Imana. Petero tubona ko yakomeje avuga ngo kwizera mukongereho ingeso nziza. Akomeza kandi agira ati ingeso nziza muzongereho kumenya. Ijambo kumenya tubona hano mu Kigiriki ni gnosis, rikaba risobanura kumenya Imana n'agakiza kayo. Ibi byerekana gukura mu buryo bw'umwuka.
Ku murongo wa 2 ijambo kumenya ryakuwe mu ijambo ry'ikigiriki ari ryo epignosis, bisobanura kumenya kose. Pawulo yandikiye abizera b'i Kolosayi ababwira ko abasengera ngo bagire kumenya kose, ariko kumenya nise epignosis mu kigereki. Abantu bagenderaga mu buyobe kera bakavuga ko bafite uku kumenya kose, nyamara bagendera ku mabanga y'imihango y'idini. Nyamara ijambo kumenya Petero na Pawulo bakoresheje risobanura gukura cyangwa se gutera imbere mu buzima bwa Gikristo, kandi uku kumenya kose kuzanwa n'uko Umwuka Wera yemeza umutima w'umuntu ijambo ry'Imana. Reka nguhe urugero kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibindi ho mvuga. Igihe Dr. Vernon McGee yari akiri umunyeshuri, yakunze kugira gushidikanya ku byanditswe, avuga ko yari ameze nk'utizera, kabone n'ubwo yizeraga ijambo ry'Imana. McGee avuga ko kwizera kwe kwasaga n'ukwangirikiye mu ishuri rya Bibiliya yari yaragiye kwigamo, kugeza ubwo abwira umwe mu barimu bakundaga kumufasha ngo nabura ikimwemeza ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana azahita ava muri iryo shuri ntaba agikoreye Imana. Dr. Vernon McGee avuga ko muri icyo gihe yari afite ukwizera guto cyane, ariko hageze igihe McGee avuga ko atizera Bibiliya nk'ijambo ry'Imana gusa, ahubwo abizi neza ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Umwuka Wera yarabimwemeje, kandi inshuti yanjye, uko niko nawe uzamenya ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Uzabimenyeshwa n'Umwuka Wera, kuko nta wundi wabikumenyesha. Iyo urubyiruko bambajije kubereka igitabo gisobanura neza ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, mba numva nababwira kujya gusoma ibitabo byinshi bibyemeza biboneka mu masomero atandukanye, ariko bimwe muri ibyo bitabo sindabisoma. Ukwizera kwanjye ntabwo kunyemeza gusoma bene ibyo bitabo ngo ntinde nemere ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Abantu benshi bakunda kuvuga ko ibitekerezo nk'ibi ari ugupinga ibyo abandi banditse, nyamara ntabwo ari byo. Ahubwo nuko nemera ntashidikanya ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, ku buryo bitansaba ubundi busesenguzi. Nshuti yanjye, iyo nza kuba ntemera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, simba ndi kuryigisha. Nta kintu na kimwe nari kuba ndi gukora muri kano kanya iyo menya ko Bibiliya atari ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye, tekereza nawe nk'umupilote atwaye indege irimo abagenzi bagera kuri 200 cyangwa 300, maze akavuga ngo mujugunye ibitabo byose mufite n'amakarita yerekana imiterere y'ibihugu, kuko nta na kimwe nizeye muri ibyo byose. Ni ukuri ndakubwira ko uramutse uri muri iyo ndege waba uri mu bibazo bikomeye. Ariko nyine umupilote wese aba yizera igitabo cye kimwereka ikarita y'isi n'ibihugu ari kugenderamo. Ntabwo rero wajya impaka n'umupilote, kuko ntiwamurusha kumenya iby'urugendo, bitewe n'uko byose aba birebera ku ikarita ye. Aba azi buri kimwe cyose kiri ku ikarita ye, kandi ikirere agenderamo aba amaze kukinyuramo inshuro nyinshi cyane. Nshuti yanjye, ugomba kwizera ijambo ry'Imana, kandi uko uryiga ugomba no kurisangiza abandi. Umwuka w'Imana azaryemeza umutima wawe, maze ukure mu buryo bw'umwuka. Ibi nibyo Petero yashakaga kuvuga ubwo yavugaga ngo ingeso nziza muzongereho kumenya. Nshuti yanjye, ugomba kurangwa n'ingeso nziza mu kwamamaza ijambo ry'Imana. Ntabwo ushobora kwamamaza Kristo wamenye keretse gusa ufite imbaraga n'ingeso nziza zo kubikora. Twasomye kandi ngo kumenya mukongeraho kwirinda. Nk'abizera tugomba kwirinda cyane mu byo tubamo byose muri ubu buzima. Nanone kandi ngo kwirinda mukongeraho kwihangana. Abantu benshi basobanura nabi iri jambo kwihangana. Abantu benshi batekereza ko kwihangana ari nko guparika muri ambuteyage mu gitondo ukituriza udahangayikishijwe no kugera ku kazi. Nyamara uko siko kwihangana. Ahubwo gusa iyo nayita impamvu wabwira umukoresha wawe uriho umusobanurira icyatumye ukererwa. Kwihangana bisobanura kwikomeza mu gihe cy'amakuba. Kwihangana no kwikomeza. Kwihangana bishingiye ku kumenya no kugira ingeso nziza. Nk'igiti kiriho gikura, umukristo agomba gukura arangwa n'ingeso nziza, afite kumenya, yirinda kandi yihangana. Kwihangana ngo mukongereho kubaha Imana. Kubaha Imana ni irindi jambo ryagiye ritakara cyane uko ibihe byagiye bitambuka. Kubaha Imana bisobanura kubaha Imana nyine. Ni ukubaho nk'uko Imana ibishaka. Iyo umaze kuvuka mu muryango w'Imana, wifuza kumera nka data, ari byo kugira kamere y'Imana. Ibi ntabwo bisobanura ko umera nk'uko Imana imeze, ahubwo bisobanura ko mu mutima wawe uhora wifuza kugira kamere nziza y'Imana mu buzima bwa buri munsi. Hariho indirimbo ivuga ngo nifuza kumera nkawe. Iyi ndirimbo ifite amagambo meza cyane. Uko niko buri muntu wese ufatanyije kamere y'Imana nayo yahora yifuza. Ndabizi neza ko hari igihe kibaho mu buzima bw'umuntu aho abatekereza ko se ariwe ntwari yemera cyane mu isi. Kuri bamwe ndetse hari ubwo bafata base nk'utumana duto. Iyo umuntu atangiye gufata se nk'Imana aba yakabije. Ariko nyine ndabizi ko bijya bibaho, kandi bene iyi mitekerereze igituma abahungu bamwe bakura bafite ingeso zitari nziza. Ibi rero ni nabyo byerekana neza ko natwe abizera
Iyo tumaze guhinduka abana b'Imana, duhita twifuza kugira kamere y'Imana ariyo data wacu. Kandi uyu data wacu ntazigera na rimwe aduhemukira. Ntabwo ari intwari yacu gusa, ahubwo ni n'Imana yacu. Niwe turamya kandi niwe duhimbaza. Ijambo kubaha Imana ribonekamo umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana. Iri jambo kandi ryifitemo ubusobanuro bwo kwisunga Imana mu buzima bwose, kandi iyo Mana akaba ariyo twishingikirizaho mu buzima bwacu bwose. Ngo kubaha Imana mukongereho gukunda bene data. Nshuti yanjye, tugomba gukunda abandi bizera. Abantu benshi bagiye batwandikira kubera gukurikira ikiganiro Tumenye Bibiliya gitambuka kuri radiyo. Bwinshi mu butumwa nakira usanga umuntu ambwira ngo ndagukunda, nanjye nkamusubiza ngo ndagukunda nanjye. Ndamutse mpuye n'aba bantu bambwira gutya, ndabizi neza ko twese twakwifata, kuko byagorana kubwirana ngo ndagukunda turi kumwe imbona nkubone. Ariko rero uko biri kose biradusaba gukunda bene data. Nakunze guhura n'abakristo bamwe beza, baba abakristo basanzwe cyangwa abavuga butumwa. Rimwe na rimwe tugasangira, tugakinana, ubundi tugasengera hamwe. Nukuri biba ari byiza cyane kugira bene so muhuza kandi mukundana. Twasomye kandi ngo gukunda bene data mukongereho urukundo. Iri jambo urukundo batubwira hano risobanuye kudakunda bene data gusa, ahubwo tugomba no gukunda abantu bose. Mu yandi magambo, tugomba gukunda umunyabyaha nk'uko Imana imukunda. Imana yakunze umunyabyaha kugeza igihe umucungura, ariko kandi Imana yanga icyaha cy'umuntu kandi izanahana icyaha kiretse umuntu nahindukirira Kristo. Ndagira ngo nsobanure neza ko gukunda umunyabyaha bitavuga gukururana nawe no gukora nk'uko akora, ahubwo tugomba gukunda umunyabyaha tunagamije kumubwiriza ubutumwa bwiza. Nshuti yanjye, urukundo twereka abantu bo hanze nuko tubitwaraho ni nabyo bishobora gutuma bumva ubutumwa bwiza twaba turi kubabwiriza bwo kubazana kuri Kristo. Muri Petero wa 2 igice cya mbere ku murongo wa 8 haravuga ngo, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Ngo kuko ibyo nibiba muri mwe. Inshuti yanjye, ngira ngo urabona ko Petero atari wabwira ku muntu w'inyuma. Nta nubwo yavugaga ku birebana n'imihango y'idini, ahubwo yavugaga ku buzima bw'imbere bw'umukristo. Impamvu Petero yavuze ko twasize kononekara ku isi nuko dufatanyije n'Imana kamere. Kononekara biba mu mutima w'umuntu. Nyuma tubona Petero avuga ko udakijwe uhakana Imana asiga kononekara ku isi, ariko akishora mu ngeso n'imihango by'idini. Ariko kandi imitima ya bene aba bantu bagendera mu mihango y'idini ibitarahinduka. Igihe Petero avuga ngo kuko ibyo nibiba muri mwe, mbese n'ibiki yari havuga? Ibyo yavugaga nibyo twabonye ku mirongo ibanza: kwizera n'ingeso nziza, ingeso nziza no kumenya no kwirinda, kwihangana no kubaha Imana, gukunda bene data no kugira urukundo. Ibi byose bigomba kuba muri twebwe. Ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo. Tubona ko na hano kandi Petero atangira gukoresha cya kimenyetso cyo gukuba. Ibi bitwereka neza ko Petero yari azi imibare cyane. Ngo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba. Ijambo abanyabute bisobanura kuba uriho ariko udakora ikintu na kimwe. Uyu murongo ukomeza kuvuga ku birebana n'imbuto z'umwuka wera. Ntabwo dushobora kugira imbuto z'umwuka wera mu gihe twibereye ukwacu ari ntacyo turi gukora. Ni ukuri rwose ko imbuto z'umwuka wera ni umurimo wa mwuka wera. Ibi rero byerekana neza ko twebwe ubwacu tudashobora kwihesha imbuto z'umwuka wera mu buzima. Tugomba kwisunga umwuka wera, tukamwegurira imibiri yacu, tukamera amashami y'umuzabibu w'ukuri ari wo mwami Yesu Kristo. Kandi kuri uwo muzabibu niho haboneka imbuto z'umwuka wera. Imbuto z'umwuka wera ni ukwizera, ingeso nziza, kumenya, kwirinda, kwihangana, kubaha Imana, gukunda bene data, gukunda abadakijijwe. Imana ntishaka ko tuba abanyabute. Twasomye kandi ngo cyangwa ingumba. Kuba abanyabute bibera imbere mu muntu, hanyuma kuba ingumba bikabera inyuma, aho buri wese abona ko udatanga umusaruro. Ndabizi neza ko wahuye n'abakristo bamwe bazi kuvuga cyane. Nubitegereza neza uzasanga bene abo bakristo ari ingumba kuko batera imbuto. Ibi rero bitwereka ko nk'abizera tutagomba kuba ingumba, ahubwo tugomba kwera imbuto z'umwuka wera. Izo Petero ari hatubwira hano. Nshuti yanjye, mbese ubuzima bwawe hari abo bufasha? Mbese imyifatire yawe ishobora gutuma umurimo wo kwamamaza ijambo ry'Imana woroha maze ukagera ku barikeneye? Muri Petero wa 2 igice cya mbere ku murongo wa 9 aravuga ngo, kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera.
Noneho hano tubona Petero akora ku kindi kintu cy'ingenzi kuri twebwe, ari byo bugumba buboneka mu bagize itorero rya kino gihe. Urukundo ruke rutuma abantu bamwe batekereza ko badakijwe by'ukuri. Pawulo hari icyo yavuze kuri iyi ngingo, aho yagize ati, mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze, ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 16 kuva ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 14. Nanone kandi igihe yasozaga urwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorino, Pawulo yaravuze ngo, ngaho nimwisuzume ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo twizera, kandi mwigerageze. Mbese ntimwimenya kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse ahari mubaye abagawa. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorino igice 13 ku murongo wa 5. Uyu murongo urakomeye cyane. Nshuti yanjye, ugomba kubanza kwisuzuma neza ukamenya niba ufite kwizera. Niba utekereza ko ushobora kubaho ubuzima wishakiye ari ntacyo witayeho, ndakubwiza ukuri ko wayobye. Kandi burya birashoboka ko umuntu yaba umukristo ariko atazi neza ibyo yizeye. Mu myaka myinshi yatambutse, umuvugabutumwa umwe ukiri muto wo mu gace kitwa Cannon Beach muri leta ya Oregon muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye mugenzi we ngo, hariho abakristo benshi bizera umutekano bafite nk'abizera ariko batiyumva mu bwishingizi bw'agakiza kabo. Ngira ngo rero urabona ko umutekano w'uwizera n'ubwishingizi bw'agakiza ari ibintu bibiri bitandukanye, ariko kandi byose biragendana. Petero yabivuze neza aho yagize ati, utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Bene uyu muntu yibagirwa ko yakijijwe. Muri Petero wa kabiri igice cya mbere ku murongo wa 10 aravuga ngo, nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. Ngo kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu. Hano Petero atwereka neza ko tugomba kumenya neza ibijyanye n'agakiza kacu. Mu yandi magambo, umutekano w'uwizera ni ikintu kidashobora guhungabana, ariko ubwishingizi bw'agakiza ku wizera bushobora guhungabana bitewe n'imyifatire y'uwizera. Iyo uwizera atarangwa n'ukuri n'ubunyangamugayo, ni hahandi usanga aryamye mu buriri ari mu ijoro akamara amasaha menshi yibaza niba koko yaravutse ubwa kabiri. Nyamara bene uyu akibagirwa ko Kristo yakoze ibyangombwa byose kugira ngo akize umuntu. Nshuti yanjye, ibi byerekana ko nyuma yo gukizwa ugomba no kwera imbuto nziza zikuranga ko wakijijwe, ugakorera ubukristo bwawe uburinda ko bwabonekaho umugayo. Maze gushaka kandi nta joro na rimwe nari nabyuka ngo nibaze impamvu narongoye, ariko kugira ngo ubukwe bwanjye bugire agaciro ngomba kubukorera, kandi maze igihe mbukorera. Uko niko bimeze no mu buzima bwawe bwa gikristo. Ugomba kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwawe. Mu yandi magambo, ugomba guhora wibuka kandi wemera kuri umwana w'Imana. Ngo kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. Nakunze kuganira n'abakristo benshi bari baraguye mu cyaha. Icyakunze kuntangaza nuko nta n'umwe muri abo twaganiriye wigeze agira ubwishingizi bw'agakiza ke mbere y'uko acumura. Nshuti yanjye, ngira ngo urabyumva ko umuntu utagira ubwishingizi bw'agakiza aba adashinze ku rufatiro ruzima. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa 11 yaravuga ngo, ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo, ari we mwami n'umukiza wacu. Ndagira ngo urebe uburyo Petero atashimangiye cyane ku birebana no kujyanwa kw'itorero, ahubwo agashimangira ibirebana no kugaruka kwa Kristo aje kwima ingoma ye mw'isi. Kubera iki? Igisubizo tukibona ku murongo wa 14 havuga ngo, kuko nzi yuko igihe cyo kunyagwa ingando yanjye kigiye gusohora vuba, nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yamenyesheje. Ngira ngo rero urabona ko Petero ari we ntumwa yonyine itararebaga ku kuzamurwa kw'itorero ko mu gihe kiri imbere. Petero yari abizi neza ko atazabona uko itorero rizazamurwa, kuko umwami Yesu yari yamaze kumumenyesha ko azapfa aho Imana. Ibyo bita martyre mu ndimi z'amahanga. Petero yari azi neza ko ari hafi kunyagwa ingando ye. Ibi bikaba bisobanura gukurwaho umubiri we. Ubu ni uburyo bwiza bwo kuvuga urupfu, ko Petero yari azi neza ko agiye kunyagwa umubiri we akajya mu bwiza bw'Imana. Nicyo cyatumye atangira kuvuga ibyo ubwami butazashira bw'umwami wacu Yesu Kristo, kuko kubwe yari abizi neza ko kujyanwa kw'itorero kuzabaho atakiriho. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa 12 aravuga ngo, nicyo gituma nanjye iminsi yose ntazagira ubwo nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi mugakomera mu kuri muri mwubu. Aya magambo nanone atwereka ko Petero yari azi neza ko atazabana n'abera igihe kirekire. Nicyo cyatumye abasaba gukurira mu buntu no kwirinda kwibagirwa icyo umwuka w'Imana yashyize muri bo. Uyu munsi hari abakristo bibagiwe icyo umwuka yabashyizemo, kandi ndabizi neza ko
nawe ushobora kuba uhura n'abakristo bameze nk'abo. Bene aba bahura bameze nk'abatazi iby'agakiza bahawe. Muri Petero wa kabiri igice cya mbere ku murongo wa 13 aravuga ngo, kandi rero ndibwira ko binkwiriye ko mbatera umwete mbibutsa nkiri muri iyi ngando. Ngo kandi rero ndibwira ko binkwiriye. Hano ni nkaho Petero yaravuze ngo ntekereza ko iyi ngando yanjye inkwiriye. Ingando Petero yavugaga hano ni umubiri we. Igihe Petero yari akiri mu mubiri yifuje kwibutsa bera bimwe mu by'ingenzi biranga umukristo. Muri Petero wa kabiri igice cya mbere ku murongo wa 14 aravuga ngo, kuko nzi yuko igihe cyo kunyagwa ingando yanjye kigiye gusohora vuba nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yamenyesheje. Hano Petero yari havuga ku byo Kristo yamubwiye muri cya gitondo ubwo Kristo yateguriraga ifunguro rya mu gitondo zimwe mu ntumwa ze. Icyo gihe bari ku nkombe y'inyanja ya Galilaya, Kristo amaze kuzuka. Muri Yohana igice cya 21 kuva ku murongo wa 18 kugera ku wa 19 niho havuga ngo, ni ukuri ndakubwira yuko ukiri umusore wikenyezaga ukajya aho ushaka hose, ariko nusaza uzarambura amaboko undi agukenyeze akujyana aho udashaka. Noneho Yohana ahita ashyiraho komantere ye, nawe aravuga ngo icyatumye avuga atyo ni ukwerekana urupfu azubahisha Imana. Iyi ngingo turiho mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ni imwe mu ngingo z'ingenzi cyane tubona mu ijambo ry'Imana ryose. Nicyo gituma nasomye nitondera urwandiko kugira ngo nawe nzabashe kurugusobanurira kandi ngo urwumve umenye icyo Petero yari havuga. Ngira ngo noneho urabona impamvu navuze ko uru rwandiko rwa kabiri rwa Petero ari ijwi ry'indirimbo ya nyuma. Ibyo Petero yavugaga ko ari ukuri kutagabanyije, kugeza naho avuga ingingo z'ingenzi cyane ubwo yari ameze nk'uri ku buriri yitegura gupfa. Biratangaje kubona ukuntu mu ijambo ry'Imana amagambo yavugiwe ku bisasiro by'abariho bapfa ari ingenzi cyane. Reka urugero rw'ibi ndutange nisunze isezerano rya kera. Mwitangira igice cya 49 batubwiramo inkuru ibabaje cyane ubwo Yakobo yahamagaye abahungu be 12 ngo bakikize uburiri yari aryamyeho yenda gupfa. Icyo gihe yavuze ubuhanuzi kuri buri muhungu wese yabyaye, kandi ubwo buhanuzi bwaje gusohora. Igihe Mose yamenyaga ko atazinjira mu gihugu cy'isezerano ariko ko azapfira ku musozi wa Nebo mu gihugu cy'Abamowabu, yahurije hamwe imiryango 12 maze mbere yo gupfa asabira umugisha buri muryango wose wa Isirayeli. Ukuri nako Yakobo yari yabigenje. Amagambo Mose yabwiye Abisirayeli muri icyo gihe yari ingenzi cyane. Igihe Yosuwa yari amaze gusaza cyane ari hafi gupfa, nawe yahamagaje imiryango yose ya Isirayeli maze abagenera ubutumwa bwa nyuma. Nuko akangurira Abisirayeli bose gukurikira Imana ahereye ku buhamya bwe bwite yari amaze kubaha, aho yavuze ngo jye n'urugo rwanjye tuzakorera Imana, nk'uko byanditswe muri Yosuwa 24:15. Igihe Dawidi yari hafi gupfa yahamagaye Salomo. Ntabwo ntekereza ko Dawidi yari gutoranya Salomo ngo abe umusimbura we, ahubwo yari gutoranya Abusalomu, ariko Abusalomu yari yamaze kwicwa. Dawidi yabwiye Salomo ngo, ubu ndagiye nk'uko abisi bose bagenda. Mbega ishusho y'urupfu tubona hano! Ntabwo nkuzi, nta nubwo nzawuherereye, ariko nshobora kukubwira inzira uriho werekezamo. Uri kwerekeza mu nzira abisi bose bagendamo. Iyo nzira nta yindi ni inzira yerekeza ku irimbi. Ndabizi ko nta wakwishimira kubwirwa bene aya magambo, ariko ku irimbi ni iwabo wa twese nk'uko bamwe babivuga. Nyuma yaho rero tubona Dawidi aha Salomo inshingano zo kubaka urusengero rw'Imana, kandi Dawidi yasabye n'Abisirayeli bose gufasha Salomo kubaka. Icyo gihe Dawidi yaravuze ngo, umuhungu wanjye Salomo w'Imana itoranije wenyine aracyari umwana, ntarakomeza intege, kandi umurimo urakomeye, kuko iyo nzu y'inyumba itazaba iy'abantu ahubwo izaba iy'Uwiteka Imana. Aya magambo yanditse mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma 29 ku murongo wa mbere. Naho mu isezerano rishya igihe umwami Yesu yinjiraga muri Yerusalemu kuri Pasika ye ya nyuma, yabisobanuriye neza intumwa ze muri cya cyumba cyo hejuru ubwo yababwiraga ko ari ijoro rya nyuma ari kumwe nabo mu buryo bw'umubiri. Ibyo Yesu yabivuze mbere y'uko apfa, hanyuma akazukana umubiri mushya mwiza kandi udapfa. Mbega ukuri Kristo yahaye intumwa ze muri iryo joro rya nyuma. Intumwa Pawulo nk'uko twabibonye nawe yavuze amagambo ye ya nyuma mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo. Amagambo ya nyuma ya Pawulo agira ati, kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka ry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si jye jyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Aya magambo akaba yanditse muri Timoteyo wa kabiri ibice 4 guhera ku murongo wa 6 kugera ku wa 8. Naho Simoni Petero yaravuze ngo, kuko nzi yuko igihe cyo kunyagwa ingando yanjye kigiye gusohora vuba. Petero yarazi neza ko
ubuzima bwe bugeze ku musozo. Amateka atubwira ko Petero yabambwe ku musaraba, umutwe uri hasi amaguru ari hejuru, ariko bamwe bavuga ko Petero yabambwe umutwe uri hejuru amaguru ari hasi. Nyamara njyewe ntekereza ko atari uko Petero yabambwe. Nizera ko umwami wacu yabambwe umutwe we uri hejuru kugira ngo abashe kureba mu ijuru, ariko Simoni Petero ntabwo yari akwiriye kubambwa atyo. Nacyo cyatumye Petero yanga kubambwa nk'uko Kristo yabambwe. Nkaba rero nizera neza ko Petero yabambwe umutwe we uri hasi amaguru ye ari hejuru. Igihe Simoni Petero yavugaga ngo igihe cyo kunyagwa ingando yanjye kigiye gusohora vuba, yari havuga umubiri we. Ijambo Petero yakoresheje avuga ingando mu Kigiriki ni skenoma, bisobanura ihema cyangwa ubuturo. Bombi Petero na Paulo bakoresheje iri jambo bariho bavuga umubiri wabo. Paulo yaranditse ngo tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru. Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba 2 ibice 5 ku murongo wa 1. Nshuti yanjye, ihema ni ikintu cyoroshye cyane. Niba utabyemera uzagende hanze igihe kimwe witwaze ihema, ubundi uriraremo nk'inshuro imwe, uzabona neza ko ihema ari ikintu cyoroshye cyane. Iyo dupfuye, uyu mubiri nawe twambaye niwe usinzira. Umubiri usinzira mu gitaka. Igihe Imana yaremaga Adamu, yaremye umubiri we mu gitaka. Umuntu yaremwe mu gitaka. Imibiri yacu igizwe n'ibintu bigera kuri 15 cyangwa 16 dushobora gusanga mu butaka. Iyo dupfuye rero, imibiri yacu irasinzira maze igasubira mu gitaka. Ijambo ry'Ikigiriki Bibiliya ikoresha rivuga gusinzira risobanura kujya hasi. Mu Kigiriki cya kera byasobanuraga kujya ku buriri. Umuntu wizera ibyerekeranye n'ubugingo businziriye yari aganira n'umuvugabutumwa, nuko uwo muvugabutumwa amubwira ko gusinzira bisobanura kujya ku buriri. Nyuma uyu muvugabutumwa aza kubaza yikinira uyu mugabo wundi ngo amusobanurire ukuntu ubugingo businzira mu buriri cyangwa ku musego. Uyu mugabo wizera iby'ubugingo businziriye yananiwe gusobanurira wa muvugabutumwa, kuko nawe ubwe yaje gusanga ko umubiri ari usinzira atari ubugingo businzira. Urumva rero ko umubiri ari ugereranywa n'ihema. Umubiri ni ihema ryoroshye cyane, kandi mu minsi ya vuba tuzawamburwa. Paulo yaravuze ngo nyamara dukomera umutima, kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri kugira ngo twibanire n'umwami wacu. Amagambo yanditse mu Bakorinto ba 2 ibice 5 ku murongo wa 8. Uku niko bombi Petero na Paulo bavuze ibyerekeranye n'urupfu. Iyi ngando dutuyemo izashyirwa mu mva. Hari umunsi umwe uyu mubiri uzasinzira, ariko ubugingo bwo ntabwo bupfa. Kandi nyine birumvikana yuko ubugingo butazuka mu bapfuye, kuko nta na rimwe ubugingo bupfa. Ijambo kuzuka rigendana n'ijambo umubiri. Mu Kigiriki ijambo kuzuka ni anastasis, bisobanura guhaguruka. Kandi uku guhaguruka ntabwo ari uk'ubugingo, ahubwo ni uguhaguruka k'umubiri. Petero yabwiye abera ko bakwiriye kugira ubuhamya bwiza, aribyo kwera imbuto z'umwuka wera, kuko utera imbuto z'umwuka wera aba adafite ubwishingizi bw'agakiza, ari nabyo bimutera kwibaza niba yarakijijwe cyangwa atarakijijwe. Nanone kandi Petero atumenyesha ko imibiri twambaye ari iy'akanya gato kwizapfa, ariko ubugingo bwo budashobora gupfa na rimwe. Reka dusenga Imana. Mana, ntibikwiriye ko abantu bahawe agakiza bakajijinganywaho. Shoboza buri wese kuva mu ntege nyagira, abashe kuyoborwa no kwera imbuto z'umwuka wera, kugira ngo ubuhamya bwiza bw'abakwizeye bufashe benshi. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ningaruka nzakubwira uburyo ijambo ry'Imana ari imbaraga zituvana mu by'isi zikadusunikira mu by'Imana. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www.tw.org. Kanda ahanditse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.